Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Mwaramutse gute, mumeze neza? Kambifurize kugenda mugira ibihe byiza. Mu ijoro ryakeye inkuba zakubise imirabyo mujyi birahinduka. Abantu bati ikintu cyitwa kugenda uwabareyo turongera turakibona, kugenda mu matsinda turongera turakibona. Ese haramutse havugwa iki, haraye havugwa iki? Ni byinshi cyane biri kuvugwa. Ubugambanyi, icyitwa ubugome ndetse no kuba hagurishwa imikino, icyitwa betting cyongeye kuvugwa muri football y'u Rwanda cyangwa se mu mupira w'u Rwanda, cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Habaye iki, byagenze gute? Ibyo byose nibyo ngiye kugenda ngarukaho. Ese ibintu biri kuvugwa ubundi bifite ishingiro? Ese umukino waba wagurishijwe? Ese ni amakosa y'umutoza? Ese ni ubuyobozi? Ese ni abakinnyi? Ibi byose ni ibintu biri kuvugwa mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu. Tujye kugenda tugarukaho uko bihagaze. Ese niki kigiye gukurikiraho? Reaction z'abayobozi, reaction z'abakinnyi, reaction z'ababana, yewe na reaction z'imbuga nkoranyambaga. Hose tuba twazengurutse tukagenda tukareba uko bimeze. Gusa inyarugenge ibintu ntago bikimeze nk'uko byari bimeze ku mugoroba w'ejo. Twari dutegereje umukino ukomeye cyane. Wari umukino Rayon Sport yagombaga kuba yakiramo ikipe ya Etincelle. Hanyuma uyu mukino wari umukino Julien Metere yatubwiye ko ari umukino ateganya gutsinda ku mbaraga zose zikomeye kugira ngo agumane icyizere cyo gukomeza gutsinda n'abasore be. Ariko se byagenze gute kugira ngo bimuhindukireho? Ese habaye iki? Etincelle yaje gutsinda Rayon Sport ibitego 3-1. Igitego cya Rayon cyaje gutsindwa na Charles Bare mu minota ya nyuma isoza umukino. Ubundi match yarisaga nkaho kurangira ari igitego 3-0. Ese habaye iki? Hano mfite reaction z'abantu benshi. Hari reaction z'abafana ku mbuga nkoranyambaga ndetse na reaction z'umunyamakuru n'umusesenguzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Nibyo ngiye kugenda ngarukaho. Umutoza Julien Metere ukuntu yari yapanze ikipe ye, yari yapanze mu buryo bukurikira. Abantu batangiye kugira n'impungenge hakiri kare, ariko baravuga bati kuva umutoza ari we wabipanze, ubu ngubu wenda afite uko yabibaze. So umutoza Julien Metere rwose yagize gutya, apanga ikipe, ababanzagamo abashyira ku gatebe. Abantu batise bigenze bite, habaye iki? Umutoza Julien Metere yagize gutya, mwizamu ashyiramo Kadime Ndiaye, ni umuzamu ubanzamo. Mu mutima wa defense ashyiramo Mitima Isaac ndetse na Mugisha François Master. Babanza mu mutima wa defense, uruhande rumwe rujyaho Hakimu Bugingo, urundi rujyaho Serumogo nk'uko bisanzwe. Imbere ya defense ahashyira Eric Ngendahimana Gasongo. Ibyo byo byari likely ko bigomba kuba gutyo kubera ko nta yindi option yindi yari afite. Bibutse ko uwitwa Nsabimana Aimable ntago yabonetse, ntago ahari kubera ko afite yujuje amakarita 3, ntago yari yemerewe kuba yakina uno mukino. Hanyuma muri mediane hajyemo Kanamugire Roger, hajyamo na Keve Muhire. Ngo ni mediane y'abantu batatu: Eric Ngendahimana Gasongo, Keve Muhire ndetse n'uyu mugabo ukina rwose witwa Kanamugire Roger. Ubwo uruhande rumwe rwari gucaho Arsene Tuyisenge Tuguma, urundi ruhande rucaho Iraguha Haji nk'uko twari twabibabwiye batakisha Charles Bare. Mu byukuri icyahindutse ni ukubona Kalisa Rashidi abanza ku gatebe nk'uko twari twababwiye. Probable line-up yagombaga kubanzamo. Dukurikije imyitozo, uko imyitozo yabitwerekaga, twabonaga ko uyu bita Kanamugire Roger ari kubanza mu kibuga ndetse na Mitima, hanyuma akabanzamo na Kalisa Rashidi, ariko we yahisemo gushyiramo Mugisha François Master mu mwanya wa Kalisa Rashidi, amwicaza ku gatebe. Izo nizo mpinduka zari zabayemo. Umukino utangira uryoshye, ariko nanone abafana bakeye. Ese abafana ba Rayon babaye iki? Abafana ko batakiza ku kibuga. Ikipe yari yabasabye ko ikeneye amafaranga, iti nyamuneka muze
muduhe kudufaranga natwe turudukeneye. Ariko biza kurangira abafana ari bakeya, ikipe irakina, igice cya mbere kirangira ubona ko nta hantu na hamwe hateganya kuva igitego mu by'ukuri hahari, ubona amakipe yose ari kwisirisimba hagati, nta kintu kizima bari gupanga. So hanyuma igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa. Hanyuma igice cya kabiri kiratangira ku munota 55 nibwo ibintu byaje guhinduka. Rayon Sport nk'umuntu wari uhari, Rayon Sport yatsindwaga ibitego byitwa amaprofonderi, ibitego bibiri by'amaprofonderi. Ubwo profonderi nkubwire ibyari byo. Umukinnyi agafata umupira muri defense cyangwa ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo, akaransa umupira uzamuka ugaca hejuru, ugaca muri mediane hejuru, ukagenda ukidunda ku mwataka asigaranye n'umudefanseri umwe. Gusa ubwo umupira ukidunda imbere ye uhita werekeza ku izamu. Ubwo birumvikana umudefanseri ari kureba inyuma mu izamu rye, n'umwataka ari kureba aho bariri nyine mu izamu ahari kwerekeza. Hanyuma umudefanseri bikamunanira kumudefanda, bikarangira igitego cya mbere ni gutyo cyabaye, cyatsinzwe. Profondere banaga umupira imbere rwose, uyu mwataka w'ikipe ya Etincelle arawufunga. Mu kuwufunga baje kumukuvura ahita atera uruhande, asanga uwitwa Kadimendiaye na ari ku rundi ruhande, igitego kijyamo mu nguni. Igitego cya kabiri nayo yari profondere, bateye baro hejuru, umugabo arawufunga ku ruhande rw'iburyo, yinjira na Serumogo aragenda aramwinjirana mugeza muri boxi, asanga umuzamu ntiyafunze poto cyangwa se premiere poto, kwa kundi umuntu afunga izamu nyine muri kuza musatira, atamuprasa amushota muri iyo poto ahagazemo. Igitego cya kabiri kirabaye. Hanyuma igitego cya gatatu cyari cy'umutwe, mu by'ukuri yari kona nziza bateye, basanga umugabo ahagaze wenyine free header kumumarika birangira igitego cya gatatu nacyo kinyoye. Rayon Sport irwana n'ubuzima no kwishyura, iza kubona igitego kimwe cya Charles Bare. Nuko byagenze, abafana bati umukino wagurishijwe. Mu by'ukuri ese bino bintu bifite ishingiro? Umukino wagurishije, reka nkubwire urutonde kuntu ruhagaze kugeza ubu ngubu, ko namwe murambwira muri comment umukino wagurishijwe. Uwo uko ubibona, umukino wagurishijwe cyangwa ni biba byashatse ko kugeza ubu tuvugana uri kureba ino video. Ikipe ya Etoile de l'Est ni ya nyuma, ni ya 16 n'amanota 22. Ikipe ya Bugesera ni ya 15 n'amanota 28 itarakina na Marine. Ikipe ya Sunrise ni ya 14 n'amanota 26. Ikipe ya Marine ni ikipe ya 13 n'amanota 28 itarakina. Etincelle ni ya 12 n'amanota 29. Gorera ni ya 11 n'amanota 29. Bivuze ngo Etincelle idatsinda no mukino yari ifite amanota 26, yagombaga kuba iri ku mwanya wa 15. Yari ku mwanya wa 15, iri muri range y'amakipe amanuka. None yatsinze Rayon Sport igira amanota 29. Ese bino bisobanuye iki? Umutoza wa Etincelle yari yabitubwiye ati Rayon Sport ifite byinshi, ntabwo ifite byinshi hatanira nk'ibyo twe dufite. Ati muri make tuzabitsinda, yari yaduteguje. Rayon Sport bati umukino ubu ntiwagurishijwe. Abafana bo kwa Rutabura ndetse n'abandi bafana bavuga ati ntibibaho. Ariko mu by'ukuri kubitegereje ibitego byatsinzwe, mu by'ukuri Kadimendiaye ntago ari umuzamu uri ku rwego rwo gutsindwa ibitego nka biriya. Igitego cyo kugutsinda kuri premiere poto aho uhagaze bakawunyuza umupira igitego kikajyamo. Free header muri defense, nta muntu n'umwe umufashe kandi bagiye gutera koroneri. Ese birashoboka ko umukinnyi yakwisanga muri defense ahagaze wenyine nta muntu n'umwe umumaritse muri defense? Ntago bibaho, ubusanzwe ntago bikunda kubaho. Kazungu Clever ni umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kazungu Clever akora kuri Radio TV10. Nyuma y'umukino yagize reaction atanga. Nyuma y'umukino yaje abwira itangazamakuru ati mu by'ukuri guhera mu 1992 ati nibwo natangiye kureba umupira w'ababigize umwuga. Ati nabaga Dar es Salaam. Ati biragoye cyane ko nareba umukinnyi cyangwa umutoza udashoboye ngo nibeshye. Ati biragoye pe. Ati nyuma yo kubona Rayon Sport itsindwa i Kigali na Musanze igitego kimwe ku busa, ikongera igatsindwa na Mukeba APR ibitego 2 ku busa. Ati nyuma y'iyo mikino ibiri, ati ngewe
nararebye nsanga mu by'ukuri umutoza wa Rayon Sport ashobora kuba atari ku rwego, akaba atoza ikipe ikomeye kumurusha, imurusha imbaraga mu by'ukuri, ati nk'uko uwitwa Erik ten Hag wa Manchester United bimeze, cyangwa nka Pochettino wa Chelsea uko bimeze. Ati n'abatoza basa nkaho batoza amakipe abarusha imbaraga mu bikombe, ugasanga iramurenze kure. Ati kimwe mu byerekana ko uyu mutoza agishakisha mu by'ukuri atarakomera, ati nuko ahindagura ikipe mu bakinnyi 11 babanzamo, nta numwe warwaye atari ko agahinduka, nta wavunitse, nta n'impamvu nimwe igaragara ifatika, ati ukabona ahinduye 11 babanzamo. Ngo ni Kazungu Clever. Ati indi mpamvu mbona ko umutoza ati mbona umutoza ahindura imikinire nta mpamvu igaragara, ati ukabona asa nkaho ari gutomboza, ati nk'abakina urusimbi, cyangwa se ukabona ari guhuzagurika. Ati ibyo byose ku mutoza biterwa nuko aba yatinye gutsindwa. Abatoza bakishakisha atinya gutsindwa, ati bityo akavuga ati nazabura akazi, atariko ukabona nyine arimo arashakisha. Ati biragoye gusobanura kuntu ikipe ya Etenseri irwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, ivuye Rubavu ikaza gutsindira Rayon Sport ibitego 3-0 cyangwa se ibitego 3-1. Ati hano i Kigali se birashoboka? Ntago bishoboka. Ati nkuko igice cya mbere cyari cyarangiye ari ubusa ku busa, igice cya kabiri habaye iki kugira ngo ibitego 3 byinjire mu izamu rya Rayon Sport? Ese nta bakinnyi babaye babi mu gice cya kabiri? Ese habaye iki? Ati kigaragaza ko umutoza wa Rayon mbona ko atomboza, uwo ni mu mbone za Kazungu Clever. Ati nuko nyuma yo gutsindwa ibitego 3 ba myugariro uwitwa Mitima Isaac, ati bakinaga mu busatirizi bashaka ibitego, kubera ko bari bakoze icyo bita high line defense, kwa kundi begera imbere nyine bagapushinga ikipe bakayigumisha mu rubuga rwayo, byatumaga ikipe inyuza imipira hejuru. Ati uyu mutoza Julien Mete, ati ni ikimwaro gikomeye kuba yatsindwa ibitego 3 hano i Kigali. Ati uko mbibona uko mbibona kugeza ubu biranyereka ko kugira ngo Rayon Sport itware igikombe cy'amahoro hashobora kuba harimo ikibazo. Birasaba ko umutoza mukuru wa Rayon Sport atazongera cyangwa se akatoza akareka ikipe ikipangirwa n'abungiriza bakaba bajya inama n'ubuyobozi ndetse n'abandi bantu basanzwe bamenyereye umupira w'u Rwanda, bakaba bakwicara hamwe kugira ngo bapange kugira ngo igikombe cy'amahoro gitahe muri Rayon. Atabataza umupira iyo Rayon itsinzwe, ati bihutira kuvuga ngo erega Rayon nta bakinnyi ifite. Uwo ni Kazungu Clever. Ati bibagirwa ko Rayon Sport ifite abakinnyi bahamagarwa, banahamagaye mu ikipe y'igihugu. Ese abo bakinnyi nabaswa bafite uburambe cyangwa se inararibonye byayifashije kubona umusaruro kuruta andi makipe yose. Rayon Sport ukurikije abakinnyi yatakaje n'abisigaranye babonye umusaruro kurenza andi makipe yose. Abo bakinnyi nabaswa, mu gihe AS Kigali, Kiyovu, yitwa Polisi, Mukura, Musanze kubonamo umukinnyi wahamagawe mu ikipe y'igihugu biba bigoye. Ese abakinnyi bahamagarwa baba muri Rayon Sport nabaswa ku buryo batsindwa gutyo biboneye gutyo? Rayon Sport kugira ngo ibashe gutwara igikombe cya shampiyona irasabwa kugura abakinnyi 11 bazajya babanzamo uhereye ku muzamu, kubera ko Kadime Ndiaye atweretse ko urwego rwe rutaragera kure cyane hashoboka. Atabakinnyi basanzwe babanzamo bose bagakwiye kuba basimbura muri ikipe kugira ngo ikipe umwaka utaha izabikomeye ireba mu maso buri muntu wese ushoboka uwo bashobora kuba bahangana. Ese wowe urabibona gute? Ese urabibona kimwe n'uyu mugabo witwa Kazungu Clever? Ni umusaza umaze kureba imikino myinshi mu by'ukuri. Nahisemo kuzana reaction ye kugira ngo mu by'ukuri mumbwire uko mugenda mubibona, uko mugenda mubyakira. Ese mwabyakiriye gute? Mumbwire muri comment tuganire byagenze gute. Ese uyu ntsinzwi birabazwa nde mu by'ukuri? Hari amakuru avuga ko muri vestiaire y'igice cya mbere baganiye. Ayo makuru ngiye kuza mbabwire ubwindo bwose ukuntu bimeze, ukuntu bihagaze. Uze gukurikira video ikurikira iyi ngiyi, ndakubwira uko byose byagenze nuko bihagaze. Nari mpibereye.
muze gukomeza kubana natwe mu biganiro byose tuza kuba tuganiraho uno munsi. Bridge Sport. Bridge Sport.